dosiye yanjye yari yanditse nabi, Yesu ayibonye ayihindura neza we. Dosiye yawe yari yanditse nabi, Yesu ayibonye ayihindura neza we. Dosiye yanjye yari yanditse nabi, Yesu ayibonye ayeditinga neza we. Dosiye yanjye yari yanditse nabi, Yesu ayibonye uyihindura neza. Dosiye yanjye bari barayubitse, Yesu ayibonye uba urayubuye. Dosiye yawe yari yanditse nabi, Yesu ayibonye ayihindura neza we. Dosiye yawe iguha akazi, dosiye yawe bari bayanditse nabi. Ese abo ni bande bari banditse dosiye yawe nabi? Cya gihe nari mpfuye narengewe n'Imana. Utumira Imana yonyine niyo ifite igihe izagukurira igikombe uri kunyweraho. Igikombe uri kunyweraho uyu munsi ntabwo aricyo uzabanyweraho ejo hazaza. Niyo mpamvu tugomba gucunga izamu ryacu, yaba mu masengesho tugacunga izamu ryacu, yaba mu byo dukora. Nahoze nkubwira ngo dosiye yawe yari yanditse nabi, ariko Imana iyibonye iyandika neza. Dosiye yawe bari bayihindanyije, yasaga umweru bayishyiramo ibiryasha, bayishyiramo imikori, bayishyiramo sinzi uko nabivuga, ariko barayanduza. Reka abantu benshi babaye bize bari gushaka amaronko, kandi amaronko ntabwo ajya kugira. Dosiye yanjye yari yanditse nabi, Yesu ayibonye ayihindura neza we. Dosiye yawe yari yanditse nabi, Yesu ayibonye ayihindura neza we. Dosiye yanjye yari yanditse nabi, Yesu ayibonye ayeditinga neza we. Dosiye yanjye yari yanditse nabi, Yesu ayibonye uyihindura neza. Dosiye yanjye bari barayubitse, Yesu ayibonye uba urayubuye. Dosiye yawe yari yanditse nabi, Yesu ayibonye ayihindura neza we. Dosiye yawe yari yanditse nabi, Yesu ayibonye ahindura amazina. Amazina yawe bari bayacuritse, Yesu ayabonye ayacurukura. Imana yabonye yandika neza. Umugisha wawe bari bawutwaye, Yesu abibonye biramubabaza. Umugisha wawe bari bawukunyaze, Yesu abibonye arongera arawugusubiza. Dosiye yawe yari yanditse nabi, dosiye yawe bari bayicuritse, Yesu ayibonye arayicurukura we. Dosiye yawe yari yanditse nabi, Yesu ayibonye ayihindura neza we. Hindura neza we, ayihindura neza we, ayihindura neza, ayihindura neza. Mu kazi kose ukora, mu kazi ukora ka buri munsi, mu byo ushakishirizamo ubuzima, mu byo uhigiramo ubuzima bwa buri munsi, reka mubwire ngo hari igihe bari bamaze kubika
kugaruka imbere yawe. Ariko mu by'ukuri Imana ikugarukaho, Imana ibona yuko nta handi ho kubonera umugati, nta handi ho kubonera ibirayi, irongera ikugarukaho bundi bushya. Imana yongeye kugarukaho bundi bushya mu buryo bwo kugira ngo Satani n'abadayimoni bamware, igucira inzira zifatika zirenze inzira imwe. Hanyuma muri izo nzira Imana iri bugucire biragusaba kugiramo ubwenge. Nshuti muvandimwe udukurikiye, ukurikiye iki kiganiro, ukurikiye Gikorasi, ukurikiye ibyo tuganira umunsi ku munsi, ndagira ngo mubwire ngo kora subscribe kuri iyi channel ya Salomo TV. Numara gukora subscribe, like, share ndetse na comment bibe hafi mu buryo bwo kugira ngo uko ndaza nshyiraho ikiganiro, uko ndaza na uploadinga cyangwa se ndaza posting inkuru, uzajya ubibona mu bambere, uhite ko ubibona. Niba udukunda koko by'umwihariko ni byiza cyane, ukabukunda message dutanga, ukabukunda inyigisho rimwe na rimwe dutanga, nabyo ni ibintu byiza cyane. Nje rero mvuga ko dosiye yawe yari yanditse nabi, ariko Imana yibonye irongera yandika neza. Dosiye yawe iguha akazi, dosiye yawe bari bayanditse nabi. Ese abo ni bande bari banditse dosiye yawe nabi? Ese abo ni bantu ki bari baguhimiye? Abandi rero mwese murabizi ko muri isi tubayemo buri wese agira inshuti akagira ariko n'abanzi. Niba ufite rero inshuti ukagira n'abanzi, harimo abagusabira ko dosiye yawe yandikwa nabi. Hari abakugambanira kugira ngo uve mu kazi ukora, hari abakugambanira ngo bakwirukanishe mu kazi, hari abakugambanira ngo wiruka mu iseta ushakira ubuzima, umuntu ufite iseta akoreraho yaba mu nzu cyangwa n'ahandi. Hari abakugambanira mu kazi ukora bakaguteranya n'umukoresha wawe, hari abakugambanira mbese akagambane kabaye kenshi kubera imitima mibi y'abantu. Aho bose banyuzayo mu buryo bwo kugira ngo dosiye yawe iburizwemo. Ariko kubera ko icyo Imana yavuganye n'umwana w'umuntu ntabwo kizigera kibura gukorwa, ntabwo uzigera ubura gutera imbere ngo nuko abantu bakugiriye ifitina, bakugiriye ishyari. Ahubwo abantu ntibakugiriye ishyari, Imana izaguha gutera imbere byihuse kandi vuba, niba wizeye aya magambo nkubwiye. Aho wicaye vuga uti amin. Amina ni ijambo risobanuye ngo bibe bityo. Ntabwo uzahora mu byiza gusa, ntabwo tuzahora dushima gusa, Bibiliya iravuga ngo mu bibi no mu byiza dushime Imana. Igitumye rero mvuga kuri ibi bintu mukumva ntangije niyo korasi, nuko abantu bagerageje kungirira nabi kenshi gashoboka. N'iyicaro nicayeho ndimo ndavuga, bagerageje kumpemukira ngo nyibure, kandi mu by'ukuri naratanzeho ubushobozi, narigomwe byinshi. Wamuntu kugira ngo ubone nicaye hano uko bireba bimeze kose yaramvuye. Reka nguhe urugero, ni nko kuba umaze kubaka inzu, waraguze umucanga, ukagura sima, ugapavoma inzu, ugashyiramo sima, ugashyiraho abafundi, abayede bakubaka inzu ikuzura, ukayisakara. Hanyuma wagera igihe cyo kujya kuyibamo, abantu bagashaka kugira ngo biyongere ihirikwe cyangwa se bayikubuze burundu. Hanyuma rero mu by'ukuri nyine Abafilisitiya bari badukozemo akazi, ariko Imana irahari. Warabaye Mana we, warabaye cya gihe,
warabaye Mana we warabaye cyagihe warupfuye warengewe n'Imana, cyagihe nari mpfuye narengewe n'Imana, cyagihe nari mpfuye cyagihe warupfuye warengewe n'Imana, cyagihe ibyawe byari bigiye warengewe n'Umwami Imana, igihe wari ubuze uko ubigenza, ubuze uko ugira, ubuze utabaza, ubuze inshuti, ubuze umuvandimwe, ariko Imana yarahabaye irongera ikugirira neza cyane, irongera ikugarurira ibihe byawe bya kera, irongera ikugaruka. Mu by'ukuri buri muntu wese yaza agatanga ubuhamya, buri muntu wese yavuga icyo Imana yamukoreye, ariko reka nkubwire ngo ibiduhiga ntabwo bizabura kuza, ibiturwanya ntibizabura kutugeraho, ahubwo witwaye gute ku biri kukurwanya, uri kugenda gute ku bintu biri kuguca intege zo kugira ngo utagira aho ugomba kugera, ahubwo wowe ugomba kurwana ugahatana, ukarwana pe kugira ngo aho ngaho ushaka kugera uhagere. Kubera yuko n'ubundi abantu ntabwo bifuza gutera imbere. Birashoboka cyane ko ubona ufite inshuti, ukabona ufite abavandimwe, rimwe na rimwe ukabiringira, ariko ntabwo bikunda. Hari igihe ugeramo bikanga neza neza, ukavuga ati se ninde warogeye, bimeze biti? Ninde muntu wavugutiye ibyatsi, ninde muntu wasize amabyi, ninde muntu wasize icyangiro? Ukabireba ukabibura, ariko watumbira Yesu, tumbira Yesu, utumbira Imana yonyine, niyo ifite igihe izagukurira igikombe uri kunyweraho. Igikombe uri kunyweraho uyu munsi ntabwo ari cyo uzaboneraho ejo hazaza. Umuntu umwe arabibwe ngo ejo hazaza n'ahantu hakomeye, ejo hazaza n'aho umugabo nyamugabo wubaha Imana, umugabo nyamugabo umwe witwa intwari. Hanyuma ejo hazaza rero ko hashobora kuba heza, ariko hashobora no kuba ikibazo. Rwanda nuko rero ejo hazaza hatazaba ikibazo kuri wowe, ahubwo hazaba heza cyane kurusha uko hameze uyu munsi. Nta wundi uzabitegura, nta wundi uzabigiramo ubushake, nta wundi uzabigendamo, nta wundi uzabijyamo, nta wundi uzabyirukamo kugira ngo ejo hazaza hawe hahinduke, kandi hahinduke hakubere heza, ahubwo ni wowe uzabigiramo uruhare. Kugira ngo tugiye kujya tugakora ibiganiro bisanzwe biri kuri imihanda ivugwa, ariko nshuti yanjye birakwiye ko tugaruka tukanavuga tuti ibi byose turimo twabihawe nande, uyu mwuka tuvuga duhumeka twawuhawe nande, ninde wawuduhaye? Uyu muntu atagira ngo ugiye kuba uwa 10, nterutse kumva inkuru itari nziza, kumva inkuru hari umuvandimwe umwe cyangwa se hari umusaza umwe iwacu mu rugo, mu by'ukuri naramwikundiraga, yitwaga Manuel. Manuel rero naramukundaga cyane, bakundaga kumuhimba ngo Mwasaya, ngo bamwitaga, sinzi aho bari bararikuye, ariko uwo musaza yikundiraga agatama, yikundiraga agacupa, ariko mu by'ukuri nyine yakundaga kumbaganira agatebya, ukumva birasekeje, ariko mu by'ukuri nagiye kumva numva wiyitabye Imana, biranambabaza cyane, ndavuga se kuki ntabimenye. Ariko mu by'ukuri nyine niko bigenda, isi tubayemo n'isi nyine uri kumwe n'umuntu ejo, ariko ejo ugasanga ntabwo mukiri kumwe. Niyo mpamvu tugomba gucunga izamu ryacu, yaba mu masengesho tugacunga izamu ryacu, yaba mu byo dukora. Nahoze nkubwira ngo dosiye yawe yari yanditse nabi, ariko Imana iyibonye iyandika neza. Dosiye yawe bari bayihindanije, yasaga umweru
bayishyiramo ibyasha, bayishyiramo imikoni, bayishyiramo sinzi uko nabivuga, ariko barayanduza. Umwenda wera barawanduje, ugomba kongera rero kuwusigiriza, ugomba kongera ukawusigiriza neza cyane. Tuziye kugira yurwe yongere imbere neza, no kumwenda wera wongera gusigirizwa ukaba umweru de, ukavaho ibyasha by'umukara, kuvaho ibintu byawanduje bitandukanye, ukongera ukera ugasa neza. Tugiye rero ntabwo nenda gutinda, ariko kugira ngo aho uri aho uherereye hose wamaze kumva ko hari icyo ugomba gukora. Mu byo ufite byose, mu byo utunze byose, umenye neza ko uzajya ahacecekerwa munsi y'ubutaka, kandi ukajya muri metero ebyiri nazo ntibakizigezamo, ukamenya uko ugomba kwitwara. Iby'isi ni amabanga burundu, nta muntu ujya ubijyana iyo amaze gupfa. Kugira ngo mugende mubona abantu bitabye Imana buri munsi, abandi babakoze inkuru n'ibiganiro, bakabona views, bakabikura amafaranga, kandi nabo bazapfa bigende gutyo. Ariko reka mubwire ngo ntawumenya igihe azatahira. Nubwo rwose bigoranye cyane cyane muri Kigali, abantu bari muri Amerika, abantu bari mu mahanga, abantu bari hose, ariko nubwo bigoranye, ni ugufata agahe ukamenya ko hari icyo ugomba, hari n'icyo ugomba gukosora. Igihe cyawe ni iki rero, kugira ngo wirebeho, urebe ku butunzi uri gushaka, urebe ku byo uri gushakisha, urebe igihe wavunikiye, ariko wibaze ngo se ndavaye nagaye, ibi ndi gukora birakwiriye? Ese ko ndi gufata umwanya munini, abantu babaye bize kuri za WhatsApp, babaye bize ku ikoranabuhanga, bakibuka no kuvuga mwami Yesu, bakibuka no kuvuga mwami Imana. Reka abantu benshi babaye bize bari gushaka amaronko, kandi amaronko ntabwo ajya kurya. Torokiriza ko rero nicyo nakubwira ibintu byinshi, wongere ugire agahe ko kubana n'Imana, kugira ngo ukomeze kuba umeze neza, ukomeze kugira umugisha, kandi ukomeze kugira amahirwe aturutse ku Uwiteka. Reka rero bashimire mwebwe mwese mwari mudukurikiye muri iki kiganiro, mwese mwari mudukurikiye, mvuge ngo Imana ibarinde kandi barengere, gusa ariko umenye aho uhagaze, umenye umwanya urimo. Dosiye yawe yongere yandikwe neza, izina ryawe ryongere ryandikwe mu gitabo cy'ubugingo, rive mu gitabo cyo kurimbuka, aho Imana yongere kukugirira neza. Bibiliya ivuga ngo nzahagarara ku bitugu by'abapfapfa mbwiriza ubwoko bwanjye, ariko wirinde kuzaba umupfapfa ukabwiriza ubwoko bw'Imana, ahubwo nawe uzaba umwe mu bantu abwiriza ubutumwa bwiza, ariko nawe ugana isi. Ndabashimira rero mwese mwari mudukurikiranye muri iki kiganiro kidatinze cyane, babwira ngo kora subscribe, like, share ndetse na comment niba wabonye inkuru cyangwa se iki kiganiro, inkuru nziza uyisangiza abandi. Uraba dufashije kwagura ivugabutumwa, tugende dukora gake gake kuri iyi channel ya Salomo TV. Uraba dufashije cyane kandi Imana izaguhe. Ndabashimira rero mwese, murakoze kandi Imana ibahire kandi ibarinde.